baby nabonye ari icyuki namatete nambaye bodaboda no gukora buri kimwe cyose kugira ngo mutsindire cyangwa bikunda kimwe kandi yibutse sha wajya kureba revolution leta niza kaga poshke kaka jampa narumvishe ngo yaguze n'agafusi vuba hanga abo gahunda niyo ngiyo murebe ko yambaza mungu wanje yola asante uje asesha ko mbona ureba nabi ibi bijya urabona hari gahunda ubifite wowe ngoyemeze bite abana babigigiye oya mujye mugabanya umururumba mwana muri iyi minsi nta rugo ruhahira urundi wakintu akomeze neza cameze neza ndamagambo menshi se wa mugabo none se nabura kutamera neza netsa kakabo gakintu akadeba none zanana niyo yayo ntabwo mfa kuzibasha kabanya umururumba rega ndabona uri guta amazi mu kanwa ariko meze neza sha ndaho ngaho ndashima Yesu asebe sha nagira ngo nze nyine kunyama nako navugaga nagira ngo nze nagira ngo nze muteste nyine kuntu mbebe na profite muri iyi minsi cyako kujya kwegereza urumva kandi Imana arabizi dore kapano kamaze kumba hiranga mu bodaboda nibyo bodaboda sugurajya kubiteretesha urabona iyi bodaboda yabaye yarashaje urumva kugira ngo nyine ntize kuri kaga fosi kawe uguze ejo bundi nakaga pana kaga poshe gutya nakaka jumper nibikunda nakaka bogisuka shamwana nagutiza nkagutiza na bogisuka kutabeki turaba jamasi man niga nicyo kuba inshuti bivuga bro gabanya umururumba ndabigo ariko inkweto yanjye urabizi iba yaka asemana ubundi wose igishanga kimwe ndi bwambuka ahantu hakanduze inkweto ndi uracana mu gishanga se oya nyine navuga hari muri feruje niba waca mu gishanga inkweto yanjye feruje bro kanze mutize imyenda kanze mutize imyenda nta kibazo ariko hano nagufite gahunda yo kurya cyonzi cyo hari amaji yanjye agiye kuza kunsura urumva njye n'inyama zananirega ntago njya nzibasha zikunanira se hari ubwo twaguhayeho ese bro ndebe twena ngende reka nurebe ariko condition ni imwe ngo nta kibazo condition ni imwe ngo wowe ikintu uri bunkorera ukuzazana utwenda twanjye dufuze ndabiza abahungu bicegeye mugira ibirenge binuka uzabona yise inyama inkweto zinuka utangiye kuvugishwa muhungu reka nze kuzanire nta kibazo kame mutekeye no zikwisha buya mwana nkureba aha rubanda mugira indambi akiraka katumbe sha mwana ujye ugabanya inda ariko nyene kajyana ariko nubundi nakubonye tumuka kutangiye kuyanduza hakiri kare sawa nyine genda waje uvuga none bayikirage nyine niki numva se aha rubanda bagira inda se bimeze bite cya kigo byambwiye kuri ukiri uzi ko make gitinda kuza ahubwo se wimbwira ni wa wundi w'umusaza cyane kakari kagasore nimba ari agasore niba ari agasaza sha nanjye baranayobewe ubwoko umva ngewe nanabirambiwe kandi gutendeka ukabizana gukora yanjye niko ntabwo mwakunda urabizi hama se umuntu agiye gukunda aza gusura mu buhe buryo nyine byandi by'abasore b'iki gihe se bahatiriza namuretse gihamagara rero nifitiye gahunda kandi singomeza kukirindira kugira ngo nirebe kigiye kuza wenda kiri hehe se ko urimo kitari no kuza mva mu kanya arambwiye ko agiye kuza ariko wagiye wihangana ibyo ni ibyawe rero n'ubu nta kazi kawe se kugira so amusore na kandi baho nari ni karibu makuru Simama. Akicaye
kuko ndeba umbwira di wavuye iwanyu wasinze si kubizinywa inzoga ese ko mbona ugwa kandi ko hagwa abasinzi oya ahubwo ariko kundi umuntu agera mu kintu n'ibyiyumviro bye byose n'urukundo ugeze mu gikizi shaka abantu heza bebe ntabirenze bro agatevyo nakawe cyane rwose umva ko aba ari akandi kandi kari mu nzu mbamo ari urusirimu cyane amakuru se cyane meza turashima Imana nari nzi ko nari bagusanga ndiba ugeze kandi twavuganye kuri buhansa ukunda kumbeshya gusubiza bibaho ariko nta n'impamvu ukunda kumbeshya none uyu munsi habaye na match n'uburyo ukunda umupira hajya umuntu ibintu bimwe na bimwe nyine abipfuwa tu uyu munsi wakuwe match witegura umushyitsi niwe ariko utabifata nk'ibintu byatanje Imana ko nyine ndakure si byadanje ariko kuri njyewe urumva iki se kuri kwitwara nk'utwana cyangwa uduhungu tutwanda uzi iyo uri ahantu utamenyereye kumwe n'umuntu udasanzwe ahantu hadasanzwe hadasanzwe se ne ahangaha ndi birenze Imana yumve ko ari ibintu bisanzwe tu uzi ikirenze ibindi se mpari ari njyewe nawe shaba nawe n'abandi ariko baba bari muri gahunda zabo n'abandi bari hano hafi cyane icy'ingenzi ni uko ntababona gusa byanze bikunze uyu munsi numvaga ndari nakubonye wabikize byari butakare iki wapfata ukaguhanga n'asabiri kandi ubwo nawe waba utaha disi mfuye uziko namaze amezi hagwa n'imvura mu butaka bworoshye nwera amazi sinyipfuye sheri ese ko mubonye cyeka ibimenya kare wenda nkakubura ukaza uje ako sinyipfuye byiza ubwo utagipfa ariko niwapfa nta kibazo urabyumvisha ko mwese sheri kiwe ngo nde so mwese sheri ntabwo nabyumva shese nebiki nibikaze bamugani si wamubase nawe katahise namakanya rwose muhu hajye menya urwego rwawe tuyafite maremare oya ntabwo ari gutyo ushatse kuvuga iki nawe ntabwo uri umwana ndakeka utekereza amaboko ateshye asamukanye uriya mfite matoya yego cyafite maremare ntawamenya ushatse wajya umenya gusa nyine basi uyu munsi reka mvanga nkubwira nimujya kubwira muke uramuke cyangwa oya njye nkubwiye ngo nda urankuda uzi abantu batugaye amagambo ukuntu bangana ariko murabo ntabwo nari ndimo ntabwo warimo ariko rwose ntacyo byamaze rero umva nta kintu rwose waba uzanye cyaba kiruta ibyabo bose uzi kandi yakobwa nakubwira ati basi ngenda nzabitekerezaho nuko baba bumva wenda bizavamo hari byinshi bagitekereza wenda avuga ati hari umuhungu twatandukanye ako wenda nshobora gutorera nkapfa kumufata ariko njyewe ntabwo byavamo totari nawe rero ushobora gutorera no si ubwo basi wabitekereje oya basi se wambeshye ntabwo njya mbeshya ndabukira basi reka nimaje mwumva arankunda wisara we okay none bivuga nkubwire sina ngombwa ngo nkunde cyangwa ubyihorere icyo mfa nuko ngukunda ubundi se njye ni ideni ngushize uramaze suko ndamaze kasawa ako nyine wumve ko kuba ngukunda ntabwo ari ideni nta n'ifite cyo kubindura nakundi nyine nahise ko n'ubundi ngo urukundo ari mu myabana nawe uragahumye kigendera nkaba narakubonye gute se simbizi ubwo nanjye wakwa undi mukubita inkoni abatabona ubwo narakurose mu nzozi nyine wasanga nta n'amazi yo kunywa mufite umva twebwe hano mu rugo rwose tuba twakoze ibintu byacu kuri gahunda ibintu byo kuza usaba amazi se uze kuyanywa iwanyu nutaha si ukudakunda umuntu basi ngo wifuza ngo apfishwe n'inyota ego komani bangase bishwe n'inyota hari igishanga uze guca njye kunywa igishanga none iyo uba ushaka amazi wayavuye iwanyu yanyweye cyakoza murakoze kutwifuriza kunywa igishanga ese wari uje hano kuri robine uzi ko ari kuri robine ariko mufite umuntu nkunda sawa nyine ubwo uzabyiganira nywa amazi uze kunywa amazi birashira basi iki gishanga oya kiri hariya Jesus is Lord.
sheri nyine numvaga ngenje ko asa ko kajambo ka sheri uri kwizanishwa nagake bahungu bikijya babaye sheri nako we nyine basi wakihangana mwihangane cyese ko nta umutozi sheri basi wamerekeje nako basi wamerekeje oya hoshite umujyane n'undi nawe mfite byinshi byo gukora tugenda mwerekeza akuke n'ibindi bizakunda shana ngo dungu twikigiye ubwo rero kubangiye kuberekeza urumva ari ibintu Unda gahungu oya ngatugende muhungu we tugenda mwerekeza komeza mfateho gutya mwerekeza mufata sibe tugende sha suzo umuhanda sujye wacu ubundi rero mani ubundi tamam Jimji no pano sandi yawe toka shitani wewe sesha tangaye se n'iki kidasa none se ubundi niki kidasanzwe tutari kubona ahubwo narabesha naringa tangaye rata mama wowe nguraje ngo ngutize cyangwe ngo ugiye ngo kurya umwana arenga tangaye none se urabona akagapanana ntago kazi uremeye no ese kumbi nuko burya n'imyenda wari wayishiriye nuko musigaye muca inyuma abantu rero umva ji wanjye ndumiwe koko byanze rashebeje ahubwo ni njyewe ujya umutiza umva sha wereze mbesire triple ko shoreze ko nyanditse umva wabati yavuze No, 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 no. ora za gutereka wigira